njyewe mfite aba boyfriend babiri umwe ntago mukunda mukundira amafaranga yiwe nyine niwe unyitaho niwe nkoreshereza imisatsi niwe unyishyurira inzu uwo mu boyfriend wanjye yabyaranye n'umugore w'umuboss papa wanjye rero ntabwo nyine ari umugoyi nta nubwo ari n'umunyarwanda yavuye muri Korea y'Amajyepfo yahuye na mama wanjye barakundanaga ariko nta numwe wigeze abibwira undi rero igihe cyarageze papa wanjye nyine ajya gusubira iwabo ku munsi yari bugendeho nyine bagira uko bigenza muri uko gusezerana ariko noneho nyine iryo joro bakozemo ibyo ngibyo havuyemo njyewe papa wanjye ndamuzi ukuntu muzi ntabwo namubonye ntabwo twahuye ngo mubone ariko ni fotokopi yanjye mama wanjye aracyategereje ko papa azagaruka umukunzi we urukundo rwiwe ariko ubwo papa ntabwo tubizi nimba yaramenye ko mama yamukundaga ubwo already nta nubwo azi ko babyaye mama nta wundi mugabo nawe yigeze ashaka nta n'undi mwana yigize abyara hari umukobwa witwa Kenjo uriya mukobwa witwa Kendra nyine niyo abantu bandebye bihuta bahita bambwira ngo turasa uriya mukobwa nyine nkunda ukuntu yakitenga ukina yitwa Erika Jeannette nawe nkunda ukuntu yakitenga yego ahubwo tumenya mibyibuka hari umuntu uwo muntu uramubeshye ngo ngeyo banteye urushinge ngo ntago umuti ujya winjira numbaza ukuntu byanjemo yarabyemeye da ndagusubije kandi nkwifurije kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino ku isi udukurikira kuri Leya Entertainment ni iby'agaciro kuba tugufite burya umuryango uri kugenda waguka bari saba cyane ndashimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Leya Entertainment ni iby'agaciro kandi abize neza ko nzagenda mbagezaho ibiganiro bya fresh niba ufite umuntu utarakora subscribe mushishikarize bibe gahunda ya leta mubwiye ngo kora subscribe ubundi ureko tuzajya dukora ibiganiro byiza nkwibutsa ko niba ukeneye gukina filime cyangwa se ushaka kuba umukinnyi mwiza wa sinema nuko ugomba gusanga Igicumbi Cinema Center dukorera hano ku Muhima ni imbere ya station Merez House Tigo cyangwa se ukaduhamagara kuri 0888 34 58 31 ubundi ukaba umukinnyi kabuhariwe wa filime nge nitwa Leandre niyo mugabo call me no hate aho uri hose ndagushimira by'umwihariko niba uzi ko ukurikirana ibiganiro byacu uyu munsi rero nanone nagize amahirwe yo guhura n'umukobwa meze fresh niba ugiye kureba uyu muntu uraza kuza kuma commentaire ubwira ukuntu mubonye ni umukinnyi wa filime abyinjiyemo vuba ariko arinjira muri career ya sinema bivuze ngo nawe ugomba kumwakira uko byagenda kose kugira ngo urebe na content ari gukora ariko mbere ya byose reka banza nyibwire nitwa Uwonkunda Ange Benite niga muri kaminuza ya East African University Rwanda ishami rya Nyagatare yego niga education mathematics and computer nkaba ndi kwinjira nyine muri cinema wiga education math and computer muri secondaire ho bizi biki muri secondaire nize MCB ubwenge bwanjye n'ubwa biratandukanye kuko ibyo bintu sari kubyikoza habe na gato kubereye reka mfite agatwe gato nkakarinda ibibazo mibare se niyo bibazo nishima ibibazo cyangwa ni biology sha byose ni impingikirane yaje kuko nkakubeshye njyewe impamvu nizi ibintu byinyiroheye nari umwana ufata ariko wari ufite ibibazo by'amaso ibintu byo kujya guhonda rero ngo ndaye mu ikayi ngo ndi kugira gute shabya byarananiye bitajya kwigira indimi nuko mwasanze ndi umunyamakuru ntago bisaba guhonda ariko buryo ariko nanone bisaba kwiga tazagira umuntu wanga kwiga ngo nagusaba kwiga ngewe urumva nk'amabangangiye kuyashyira hanze kandi ntago byabisaba urumva ngiye ngagiye hanze ntabwo akiri amabanga ahantu henshi nize banyita umufantome baze ko no muri tronko banyitaga umufantome bishatse kuvuga iki umufantome ni umuntu wiga abantu biga kaminuza barabizi abafantome ni babandi biga gake nyine bataboneka kwa so rero nanjye hari aho nigaga ndi umufantome ibaze ko nyine nigaga math chimie na biology ariko ubwo nyine ubwo nanjye naba ndi umufantome kuko kwiga kwanjye byari gake umwanya wanjye muri nawo maraga mu manovu
uri gusoma novel. udutabo tundi mu mutwe ni twinshi. Nihe novel wasomye ikakuryohera? Tears of the Crocodile. Hari n'akandi kitwa ngo iki, ntabwo mba ntwibuka ko umaze gusoma twinshi pe. Yego. Cyakoze hari akari mu rugo n'ubwo nari narangiza kitwa The Nails. Bivuze ngo wikundira gusoma? Nyine nkunda gusoma pe, ku buryo no muri telefone yanjye harimo app ya novel. Ku buryo mba ndi ngenye ni board, ajya muri telefone umuntu akagenda muri chat kandi gusoma novel. Uri muri urubyiruko ruke rusigaye rusoma? Umbaza amanova ariko ntumbwire ngo jya gusoma biology ngo jya mu gitabo cy'imibare, jya mu gitabo cy'iki. Novel tu. Uri mu rubyiruko ruke rusigaye rusoma novel, abandi twese dusoma amacupa tugasoma abakunzi bacu. Wowe niwe usigaye? Ibitabo byo ndabisoma pe. Okay. Mu rugo ni? Mu rugo ni Gisenyi. Rugo ni Gisenyi. Uko from Brazil? Niko mtoto wa Majango. Abantu mwese muri Bugoyi turabasuje. Nukuri turabashuje. Ngiye nkunda Bagoyi cyane buriye. Sure. Nkunda Bagoyi ewana. Nkunda ukuntu bate ikigoyi ndakivuga gake gake. Ngundaga no kukivuga. Waravuze ukuntu ukunda character z'Abagoyi? Nkunda ukuntu Abagoyi bateye, hari ukuntu nyine umusakuriza cyangwa se umuteza ibibazo, by the way. Gakoresha ikinyarwanda cyane gisanzwe. Ari ukuntu nyine umuteza ibibazo ntabwo ajya bibika, ntabwo umugoyi abika inzika buri cyane. Araza akagusomera ntabwo yaguhereza ukamenya uko gutwara ariko ntabigendane. Yego. Nkunda ko nyine gutyo bameze tu batabika inzika, ahubwo araza akabikubwira akagutonga nyine ukamenya uko gutwara. Okay, natangiye mvuga ko uri muri kariyeri ya filime cyangwa se muri sinema, n'ubundi nibyo turibuze kuzaganira nubwo turibuze kuza kujya n'ubundi buzima busanzwe, ariko reka mvuge ngo niki cyatumye ujoininga sinema cyangwa se filime? Ikintu cyatumye joininga sinema nkashaka kuba actress, ni ibintu nakunze cyane no muri secondaire kwa kundi bakina utuntu turaho dusanzwe narabikoraga bakanambwira Beni urabishoboye pe birakubereye. Ubwo rero nyine aho naje gukomeza nyine nkora mbikunda numva mbishaka, nkaba nkuko nakubwiye nkunda gusoma novel ariko none nkunda no kureba filime. Buriyo iyo mfite filime zo kureba nta kibazo na kimwe mba mfite, ariko buriyo nabuze filime zo kureba na depression yaza. Ubwo rero gutyo kuzireba cyane bituma nyine nanjye nkomeza mbyiyumvamo nkumva nabikora kandi kuko nkumva ubushobozi uko byagenda kose ndabufite. Urutonde rw'aba actress cyangwa se abantu bakina filime mu Rwanda byibura 3 cyangwa se 5 uvuga ngo aba bantu iyo ndi kumura ari ku acting aranshimisha? Dore ikintu gihari ntabwo nzi amazina yabo bwite, murambabarira. Urakoresha na muri filime? Yo muri filime. Urugero muri la filime yitwa Maya, hari umukobwa witwa Kendra. Ibaze ko kasohokaga ndegeye neza ku buryo mpita nkareba. Nanjye iri muri filime nyarwanda narebaga kabisa. Uriya mukobwa witwa Kendra nyine niyo abantu bandebye bihuta bahita bambwira ngo turasa, ariko nyine undebye neza. Ariko oya Kendra ntago ari Tesi. Kendra ahubwo yitwa nde buretse ndaza gusa kuko bose n'abafite bana. Izina ryo ry'ikinyarwanda rishobora kuba ririmo ritanyuzwa na ka. Ndaza kuza kuryibuka. Uriya rero nyine ubwiye abantu bandebye bihuta bahita banambwira ngo murasa. Mujya gusa koko. Nawe ndeba wihuta tubona dusa. Uriya mukobwa nyine nkunda ukuntu yactinga. Nuriya wundi nawe wo muri Maya ukina yitwa Erika. Ubwo ni yego yitwa na Nadine. Hari filime ari gukina yitwa Behind yego. Nayo yirimo. Nkunda ukuntu nawe akina. Hanyuma nkaba nkunda Soleil muri Bamenya. Yego ndamubona. Soleil muri Bamenya na Bijou yayivuyemo ariko nabonye yarakinye muri Behind agace ka nyuma yakajemo. Yego. Nkunda na Jeannette nawe nkunda ukuntu yactinga. Yego. Yego. Nawe nkunda ukuntu yactinga. Noneho akaba ari umugore nkunda cyane. Reba uriya mugore wakinye yitwa Mutoni mu marira y'urukundo.
ubu ngubu ari gukina muri Kiramani My Heart. Yego ari umugore wa Mwarabu. Uriya mugore ndamukunda pe, nkunda ukuntu ari isasu. ubwo wasaga niba umukunda nawe uri isasu. I don't know, Benito ubundi ndimo abantu babiri, abantu bambwira ko ndimo abantu babiri ariko nayo sinjya mbihakana. ubwo uwa ni uwuhe? Ari Benita witonda, utuje, uvuga amagambo makeya, ushobora no kuguhemukira nyine akaguhereza akakwihorera. uwo ni Benita reza. uwo ni Benita umwe. akaba na Benita wasaze, wa wundi ureba akavuga shabe nuriyikirije pe, nyine wa wundi ubona ugira ubugambo, ugira story izahimye zavuze za nyazo, nyine Benita w'umusazi. ubwo bose nyine ndibo, ubwo nyine buri wese abona mu Benita bitewe n'ibyo namweretse. Niki kikugaragaza nk'umuntu ufite character y'ubusazi ku buryo umuntu akubona bati wow, uyu muntu nyine hari abantu bakunda barafite bakanyine character y'ubusazi. Niki nyine gishobora kugaragaza ko ufite character y'ubusazi? Akenshi ni ibintu ngiye n'imagina. Igihe nshobora kureba umuntu nkamwimaginaho ikintu nakikubwira ugahita wumva nta n'ubwenge ngira, ntabwo ndi muzo, nyine ukabona ndi umusazi. nyine nkareba umuntu nkamwimaginaho nk'akantu nakakubwira ugahita ugashabira ntabwo uri muzo. noneho icyo kintu nshobora kukikubwira, wakibwira umuntu uzi Benita witonda utavuga, akakubwira washa wapongu ntabwo ari Benita wabivuga. cyangwa se nkatera story nyinshi nkanaserezanya. hari igihe nkunda gusezeranya kuburyo nshobora kugusereza ugatavuga uti sha bere ntabwo nzongera kukuvugisha. ubundi se hari umugoyi udaserezanya? ntawubaho abaye hari yaba ari pirate. ahubwo uwo mugoyi ni ngewe. kuko nge ntabwo nzi guserezanya. reka ntabwo nzi guserezanya, ariko abandi ndabizi neza ko bazi guserezanya byataye. ubwo rero wasanga niyo baguserereje urakara. oya ntabwo nge ndi igifura, ntabwo waba umuriterere uri igifura, ntabwo bishoboka. abariterere nibo ni abantu bakunda guserezanya, ariko ngiye character yo guserezanya ntabwo nyigira. ariko nanjye iyo nakajombyemo ndakakuha kazara kasamutwe ndakakudomeka. ngiye rero sha nyine ubwiyo byanje umuntu ushobora kugusereza ukibaza ibyo uri byo. ubwo nyine abaye ari umuntu urakara nayo ntabwo nsereza buri wese, kamwe nsereza umuntu tuziranye mbizi neza ko atarakara, cyangwa se mbizi neza ko nanjye nsereza ko njye ikintu cyose wambwira, yaba ari inenge ndiho yaba itandi uri kunsereza gusa, nyine mba numva ahubwo nyine uri kunsetsa biri kunshimisha. wambwiye ko urimo wiga ubwarimu, urimo urakina filime, nijye kindi naje gusanga nawe ufite utuzi twinshi. ndi umumodo, ngaho ndi umunyamideli. nakubwiye ko nigeze no kuba umunyamakuru nk'ukwezi kuri Flash FM Nyagatare. nyine urumva Nyagatare niho niga. ubu ngubu ndi mu wa kabiri, nzajya mu wa gatatu mu kwa 9. rero nyine bwo nigeze no kuba umunyamakuru, ariko buri abantu baranankundaga rero bano muri Nyagatare. turabasuje. n'ubu ngubu arabirirwa nyine babaza nimero zanjye, wa mukobwa yagiye hehe. ariko uza n'uwatera udusitari wa mugani n'utwuhimbye. buriya naguhimbira inkuru rero. ariko abakobwa bose bahimba inkuru, kuko ubundi akenshi abakobwa bari kumwe batera nyine hari amastori menshi mutera, kuko nyine bamuri talkative cyane. ka talkative rero nako dore ukuntu bimeze. umukobwa ashobora kubona inkuru nk'ubu hano mu minota 2 tukaganira njye nawe, yajya kuyibwira undi mukobwa mugenzi we afata isaha, akiri kuvuga story yabaye mu minota 2. ariko noneho njye ntabwo ari ukomeza, kuko sinzi no kuvuga inkuru nabonye. we urayihimba? njyewe dushobora kuvugana iminota 5, iyo nkuru umuntu yayimbaza nkayivuga mu munota 1. nyine ntabwo nzi kuvuga story ntabwo uri umu storyteller. ahubwo njye nshobora kwifata nkatekereza, ndamubwira waretse nkakubwira ibintu. ningafata nko kwishakira nkubwira ibintu nshaka kukubwira. kandi ari ibintu himbye. nyine njye nkifata nkakubwira inkuru itarabayeho, nkaguhereza fact zigaragara. ubwo nyine abona zibwiye bihangane, ntabwo wamenya nimba ari zo cyangwa atari zo, kuko hari n'izo mvuga za nyazo. ubwo rero nyine njya nicara, akenshi hari igihe abantu bambona ntuje bakagira ngo narakaye. nyine gutya nkicara tu, kuko nyine nakuye ko ndimo ba Benita babiri. ubwo wa mu Benita utuje aba yaje,
nkicara ku buryo mushobora gutera story nk'abihora njye nkakomeza nicaye sinseke mugaseka njye sinseke noneho nk'ejo nkazibuka za story zanyu njye nkazidevelopamo ikindi kintu najya kubwira umuntu story kandi guseka byansekeje cyane noneho hari umwana twiganaga muri troncome superieur yitwa Dorcas twaricaranaga twese twanga kwiga twese dukunda gusoma novel ubwo umuntu watuburaga muri classe akatura muri dortoir yadusaga muri library urumva twari duhuje ibintu byinshi ku buryo twicaraga abandi bari muri etide wari kumbwira filime yarebye ntarebye ibaze kuvuga filime warebye rero akayimbwira uwo rero yajyaga ambwira ngo njye mba mbona ubwonko bwawe bukora nyuma y'iminota cyangwa nyuma y'iminsi kubera ko ukurodinga se nyine ubwonko bwanjye ibintu biraba ariko noneho bukazabikoresha wenda nyuma y'iminsi bukabikoresha nyuma burabibika bukazabikoresha niko yajyaga ambwira uzi impamvu se hari igihe nko muri classe haberaga ikintu nyine buri wese akagitiraho komanteri akakivugaho bikanabasetsa noneho ngiye bya bintu nk'ejo akazabona ndi kwisetsa kambaza se ubaye iki mpita mubwira ngo uzi ko ejo ngo byagenze gutya uretse ibyo ko byabaye ejo kiri kuzeka kano kanya ubwo nyine wasanga igihe ibyo ngibyo biri kuba nkaba mbyitayeho wenda nanjye ndi kwiremera izindi story mu mutwe noneho umuntu yandeba wenda akanagira ngo narakaye kandi nibereye muri story zanjye mu mutwe uri mu isi yawe mu mutwe ubu aka kanya nshobora kukubwira filime kandi ari ngewe uri kuyirebera mu mutwe wanjye itarigeze ikinwa cyangwa ngo ibeho abantu bameze gutya mwese turabasuhuje nimba bahari ndabasuhuje pe nimba bahari ndabasuhuje ubwo ni bagenzi banjye ubwo ntubeshya muza musanzwe urumva niba ushobora guhimba inkuru nyine ukayibwira umuntu ubwo no kubeshya nawe urabyumva nyine ntabwo nyambeshya ibintu byateza ingaruka kuko nanjye ntabwo umuntu umbeshya ikintu cyanteza ingaruka ushobora kumbeshya ikintu n'ubundi nakimenya akaba ntacyo byantwara noneho ushobora no kumbeshya ikintu nyine kiri bongereho ingaruka nyine ubwo haba hari wa mubeni tutaguhereza akavuka intambara da ubwo wasanga nabaye wa mubeni utawitonda kuburira nyine yaguhereza ariko ngaho mbwira nk'inkuru imwe wabeshye ujya wibuka umuntu nushaka unamuvuge nubona nta kibazo byateza umbwire nk'inkuru imwe wabeshye umuntu ujya wibuka nawe ukicara ugaseka ahubwo tumenya mbyubuka hari umuntu yari umushuti wanjye ariko ubu ngubu yaranyanze kubera ko ubushuti yexpectingaga atari bwo namuhaye ubu yari umujama yego yari umujama mbyumva abajama ntabwo dutinzamo ntabireba yihangana nyine naramubeshye ngo ngewe ngo iyo banteye inshinge nyine ntabwo nyandwara mu buzima busanzwe sinzi ngo malariya imere ute sinzi ngo bigenda bite ntabwo nzi ngo umuntu ajya mu bitaro gute nta rushinge uzi kireka z'inkingo z'inkingo urumva ntabwo nazikwepa ziriya za korona wazikwepa gute se noneho rero ubwo muntu ariko birangira akarwara kamwe ka sinizite nyine urumva ko kari herediti uko n'ameze kose nyine ubwo ninjye kajeho usibye ko zidakomeye uwo muntu uramubeshye ngo ngewe iyo banteye urushinge ngo ntabwo umuti ujya winjira numbaza ukuntu byajemo numbaza nuko byaje ngo donke iyo banteye urushinge umuti uragaruka ariko umubeshye yarabyemeye da yihangane nibagiwe kumubwira ko namubeshye imana ntiyangane ariko nyine ubusanzwe iyo mbizi gutyo ko nakubeshye nk'inkuru hari igihe bigeraho nyine hashize igihe nkubwira sha naragutuburiye umuntu aba yawe na wa benita wigirira umunwa nayimuhimbira ashira nk'igihe naba nyibyibuka ngahita mubwira sha naragutuburiye nyine ukabimenya gutyo
cyangwa se nyine ubwo nk'uwo nguwo narabyibagiwe nibagiwe kumubwira ko nari ndi kumubeshya ngewe urushinge umuti wagaruka gute ubundi ntabwo bishoboka rya zina rya Kendra ndaryibutse yitwa Kayonga Gatesi Divine so nakubwiye ko ritanyuzwa na ka cyakora Hussein n'umutekinisiye wacu arakoze kuba ari nyibukije tugiye kujya muri monde none wagiyemo winjiye muri sinema wenda izo story nazo turagenda tuzivangamo nta ribi ariko reka tujye muri kariyeri nyine n'ubundi urimo ubona sinema hari kizagufasha mu mibereho yawe cyangwa se no muri bya bindi ukora kuko urumva deja uri muri bwarimo ntabwo nubwo nzi niba uzanabukora nanjye ubwanjye ntabwo mbizi nimba nzabukora nkunda computer bivuze ngo nubwo najya kwigisha computer bivuze ngo mbonye n'akazi kansaba gukoresha computer atari nko mu bwarimu urugero nk'umuhahita ahantu runaka ubwo nibyo nakora n'ubwarimu nyine ntabwo ndabukunda kuko nk'iyo nigishije abantu tuvuge nimba ari nko muri classe dufite assignment cyangwa wakaho kujya kwigisha abantu mbikora neza nzi ko mbikora neza ko nabo nigisha nyine barabona ko nabikoze neza bivuze ngo nyine n'uwo muhamagaro wo kwigisha ndawufite nkaba nanabikunda sinema rero izamfasha cyane cyane ko niyo ukora ikintu ukunda biba ari sawa cyane izamfasha muri uko kujya kwigisha abantu hari n'igihe byibuze bashobora kugukundira wenda kubera ko bakuzi irore wari ufite muri filime bigatuma nyine ibyo ubigisha byumvikana bakiga bagukunze cyakora umunyabwenge ni mu gihe wiga biriya bintu bikomeye hari ukuntu gusobanura ibintu nkumva ndimo ndabyumva ahubwo se nanjye bazanyigishije uzaze nkwigira ko buriya wakwiga uzaze nkwigisha imibare ntabwo nakwiga integrale nta hantu nashobora guhura n'imibare ntibishoboka njye n'imibare cyakora imibare y'amafaranga ahubwo nayijyamo iyo ngiyo n'abakecuru baba bayize atarakandagiye mu ishuri ariko burya imibare y'amafaranga y'abantu reka tujye kuri filime rero ni izihe filime wakinyemo atari iyitwa isi y'ikosa turi buze kuza kuvugaho ariko ni izihe zindi wigeze gukinamo mbere y'isi y'ikosa hari filime nakinnye yitwa The Full Moon kuri YouTube ntabwo wayibona ntabwo ariho iri kereka njye nguhaye link nibwo ushobora kuyibona yari projet y'umunyeshuri aho niga hari na faculty ya film making and film production so umunyeshuri agiye kudefanda akora projet ya filme ubwo niyo natinzemo ndi main actor niyo ngiyo ya mbere nakinnye nyine igaragara ubwo nyine iyo nakurikijeho n'isi y'ikosa nkaba nteganya no kuzakina nyinshi nyine zishoboka isi y'ikosa reka ariyo tujyaho cyane ni filime ukiyumva nyine byonyine ubwayo na titre yayo ni isi y'ikosa story yayo imeze ite ni isi nyine y'amakosa n'ubundi turabizi ko isi yuzuyemo amafuti wenda mvuze nko kuri rero yanjye gatoya ngewe mfite aba boyfriend babiri mu isi y'ikosa nizere ko muzamusanzwe tubafite cyangwa bakaba baringa mu buzima busanzwe ntabwo mbafite ntabwo nyandenze umwe mu isi y'ikosa rero mufite aba boyfriend babiri umwe ntabwo mukundira amafaranga yiwe nyine niwe unyitaho niwe unkoreshereza imisatsi niwe unyishyurira inzu ariko noneho ego ntabwo mukunda donc mfite umuhungu nkunda nkaba mfite n'umuhungu unyitaho ubwo ni ka business kari iruhande ubwo ni aka business noneho igitangaje uwo muhungu nawe nyine tubyite mu mvugo yabyo umuhungu nkura nawe akura umugore yateye inda ufite umugabo w'umukire ngo guki hari umugore afite umugabo w'umukire uwo mugore yabyaranye n'uwo boyfriend wawe nawe ukuramo amafaranga ariko nawe akayakura wa mugore bivuze ngo uwo mu boyfriend wanjye yabyaranye n'umugore
w'umubosi ariko nyine ubwo hari imbere y'uko uwo mugore nyine ashakana n'undi mugabo ubwo mu kumukuramo amafaranga uwo boyfriend wanjye agenda avuga ngo usumfitiye umwana ndabivuga kuko ntabwo yigeze abibwira kamera mu buryo bwo kumukanga kugira ngo akomeze abike ibanga nawe akaza akagira gute akayaguha ubwo nyine ayo mafaranga nawe bamuhaye ngo ntinge uyarya noneho ubwo nkagira na boyfriend wanjye noneho nkunda ubwo ariko nta bukara afite ntabwo mbizi nimba bufite cyangwa atabufite ariko hari uwo ukunda nyine ariko ngiye hari uwo nkunda uwo nkunda ni ngewe n'izina ryanjye ubwo hari umuntu nkunda uwo muntu nkunda ni inshuti ya wa wundi nkura ngo ngwiki filime iraryoshye noneho sasa ariko ntabwo babizi kubera ko ikintu kirimo gitangaje uwo mu boyfriend wanjye nkunda bya nyabyo azi ko mvuga ikigoyi kuko urumva ubwo hamwe makina mvuga ikigoyi ahandi nkakina mvuga ikinyarwanda gisanzwe ubwo urimo abantu babiri yego tagapfa azi ko ndi umurokore njya kumusura nambaye amakanzu gusa nyine ubwo dura nambaye amakanzu gusa ntabwo anzi nyine anzi nk'umwana nyine w'umurokore witonda wivugira ikigoyi uri aho ngaho utuje hanyuma nyine ubwo nguwo nkura siko nyine ndi Israel aho ngaho yigendera mu tupantaro mu duki nyine nzi gutyo bivuze ngo igihe bazahura urumva uwo nguwo mbwira n'ikigoyi we namubwiye ko nitwa Ange mu gihe uwo nguwo wundi azi ko nitwa Benny bivuze ngo navuze amazina y'aba girlfriend babo ntabwo yahura ni Benny na Ange gadatuye kandi ibyo bintu bibaho cyane ntabwo kandi ari byo byeze ugasanga mbitekerejeho ugasanga umukobwa afite boyfriend wenda batatu buri wese yamubwiye izina rye ku buryo banavuze aba girlfriend babo ntabwo byahura ntabwo byahura ariko burya ntugafatwe rero uzi yafashwe utambwira ko ujya ufatwa rero sasa oya ntabwo niyo gahunda ariko ntabwo ndafatwa aho mugeze ntabwo urafatwa noneho hari icyabayemo gitangaje wa mugore w'umukire reka mbivuge mu mazina yabo n'ubundi bitwa mu mafilime kugira tuzi kwitandukanya yitwa Sande uriya mugore nyine w'umukire n'ubundi batera ubwoba uwo muhungu nkura nyine ubwo nguwo wateye inda Sande yitwa K noneho uwo nguwo uwo mugabo wa mukobwa w'umukire yitwa Eri noneho rero wa mu boyfriend wanjye nkunda yitwa Don John n'ubundi nawe aziranye na Eri wa mugabo w'umukire nawe baraziranye sasa buretse ndashonje nukomeza kumvanga mu mutwe ntabwo ukumva ari akavideo kagiye kuri TikTok umuntu ari kuvuga amasano mu by'ukuri hari aho bigeze nanjye ndacanganyikirwa ni ukuvuga ngo boyfriend wawe no waravuze ngo inshuti boyfriend wanjye nkunda yitwa Don Don aziranye na wa muhungu w'umukire wa musore wa mugabo w'umukire akaba naziranye na wa musore ukura amafaranga none se noneho dore ikintu gihari Don azi umukobwa wabyaranye na K nyine wa boyfriend nkunda niwe witwa K azi umukobwa wabyaranye nawe ariko ntabwo azi ko ari we mugore wande wa ya nshuti yiwe yindi yitwa Eri uretse nkwereke turekeraho bagende bayirebe ni ukuri bagende yitwa Isi y'Ikosa kuko Isi y'Ikosa ubu ngubu bigeze ku gacapita ka 8 yego ndaza no kuyipininga hasi y'ikiganiro muze kuza kuyireba ariko ndumva mpise canganyikirwa ni nako bigenda ariko n'ubundi noneho sasa reka dufatire kuri iyo filime ubuzima bw'umukobwa umeze gutyo bwo gukura amafaranga bwo gukunda umuntu ariko nyine wenda akaba yifite abandi bantu ubwo buzima nyine wowe ubwo uba urimo
ubona bushobora kuramba ku mukobwa bikaba byamugeza kuri success ye nk'umukobwa wifuza kujya ahagera? Nk'uko babivuga nyine amahirwe harya y'inyamanza si yo y'inyoni zose. Amahirwe y'umuntu si yo y'izuru. Ubwo rero hari umukobwa bishobora no gukiza pe, akagera ku bintu byinshi bivuye aho ngaho. Akaba nyine umuntu ushobora kwibera muri ubwo buzima, nyine akaba muri ubwo buzima akabamo neza nta bibazo nta stress. Hakaba n'undi rero bishobora kumubera inyatsi ku buryo ashobora guhura n'ibintu atazibagirwa. Nyine urumva none se ubwo ngewe nyine muri iriya filime ukuriya mbikora ntafashwe se nyine ntacyo byaba bintwaye nyine ubwo nabigumamo. Ubwo ayo nkuye nazamukura akamodoka nazamukura inzu ko nibyo nyine nkagenda nkabibamo. Ariko noneho mfashwe rero nawe byibaze nyine ushobora kubabura bose, yaba uwo nguwo wamenyeraga inzu akamenyera n'imisatsi, yaba n'uwo nguwo nakundaga, bose nkababura kuko burya abahungu iyo bari inshuti hari igihe bigorana nyine bose bakakureka. Ariko iyo batari inshuti hari igihe umwe yoshya undi ngo bose bakureke hanyuma undi akazagaruka akagukomezanya. Undi akagukomezanya. Ese nk'ungu ushaka kudetinga, wenda dufate n'urugero ukadetinga umuntu w'umupapa uzi ko ari umupapa nyine, ubwo nyine ni kuri wowe apana kuvuga ngo nibyo muri filime. Hakaza umupapa akaba ati njye ndashaka kukudetinga ariko mfite umugore wenda mfite ibibazo nawe ibi bla bla bla, akabikubwira ati ariko ndifuza kukudetinga ariko ntuzabura amavuta ntuzabura umusatsi wenda akanakwishyura inzu niyo modoka akayiguha, ariko ukaba ubizi ko afite umugore. Ngewe ubwanjye uko mbitekereza ntabwo nabikora. Aho kugira ngo mbikore, hari abasore bafite n'amafaranga afaza nagenda kubikorera umusore udafite umugore, kuko burya shahu hari ibintu dukuramo imivumo tu mu buryo utamenya. Urumva umugore ari aho ngaho ari kurira umugabo wanjye nca inyuma, hari n'igihe uwo mugabo rero aba yarabuze ubwenge ugasanga ari kukwitaho birenze uko yita kuri famiye yiwe. Ugasanga nk'umwana bamwirukanye ku ishuri kubera minerivare kandi yaraye ampaye yo gukoresha imisatsi arenze nayo gukoresha imisatsi, kandi wenda umwana wiwe bamwirukanye kubera minerivare, mu rugo hari kubura y'ibintu byinshi, gaze yashize ntabwo ari kuyigura kubera ko amafaranga yampaye. Yego, nkaba namubwira ndashaka kujya Dubai agahita abikora yihuse cyane, kandi wenda mu rugo aheruka gusohokana n'umugore n'abana kera zamani. Ubwo rero ibyo bintu ntekereza ko ari nko guhemuka, uba utekereza gusa ntabwo wabikorera uwo mugore. Bivuze ngo ababikora barahemuka. Barahemuka tu, barahemuka. Kubera ko urumva ari igihe ubuza amahirwe uwo mwana, abo bana b'uwo mugabo. Yego. Rero ntekereza ko buri guhemuka njye niko mbyizera. Afazari wafata umuhungu, hari abahungu bafite amafaranga, barahari abasore bafite amafaranga, ukamurya koko byibuze akaba ari yurya, byibuze uba ufite umusaraba, nimba nabyita umusaraba sinzi, ariko nyine aba ari umutwe umwe kuri we. Ariko hari umugore abana wenda ni batatu n'uwo mugabo wiwe uba uri kubeshya, gasanga bibaye ibibazo. Ko ari bwo buzima abakobwa benshi babayemo, ko usanga ubu ngubu umukobwa akubwira ati njya ngo ngire boyfriend, nakwigirira umugabo uri aho ngaho mbizi neza ko hari, akanyishyurira inzu n'ibiki byose nta stress, ntabwo nshaka boyfriend. Niko benshi babayeho kubera ko akenshi bari abakobwa n'ubundi usanga aribo babayeho neza. None se nimba afite, tuvuge mfite papa wanjye na mama wanjye, nabo ubwabo barabizi ko bari bunyishyure. Tuvuge nyine niga muri kaminuza birumvikana mba muri ghetto, nzi ko papa na mama wanjye bari bunyishyurira inzu, bakamenyera ibyo kurya, barabizi nyine. Urumva nayo gusuka ntabwo nayababuraho, yose ndi buyabona. Ariko noneho hakiyongera uwo mugabo uri bugende akansohokana tukajyana gushopinga, nkabona ibintu bihenze byose mu nzange, ghetto yanjye ikaba nyine iri furi imeze neza. Urumva papa wanjye ashobora kumbwira ngo ngure intebe zo mu nzu, akambwira se ugiye kwakira abaye bashyitsi ufite uruhe rugo, akambwira genda ugure udutaburete ushyire mu nzu. Ariko noneho uwo mugabo we araza ghetto akigire furu nyine, stock ibiri furu, ibiki byose nyine, mbe mfite inzu ku buryo winjiramo ukavuga nyine ahangane kameme iyi ni inzu kabisa.
ubwo nyine urumva niba kenshi babayeho neza kubera ko nyine hari amakosa ushobora gukora kubera ko uri broke cyangwa se nta mafaranga ufite abandi bakobwa bakora? byashoboka ariko ntekereza ko ngiye ubwanjyeho nakora yaba ataremereye cyane, kuko nimba ari ikintu nanga gusiga umuntu inyuma avuga ngo Benita ni umuntu mubi kandi mbizi. Anyway, ntabwo wabura abantu buriya ubaye utanafite abanzi nyine bafite ikibazo, ubaye utafite abantu nyine bakwanga bafite ikibazo. Rero nyine ubwo ntabwo wenda babura, ariko noneho kumusiga neza ubizi ko ari wabiteye nyine ndabyanga, nanjye ubwo biba biri kumbangamira. Yego yego. Rero nyine hari amakosa nakora kubera ko ndi broke, ariko na making ashobora ko adashobora kuzangaruka nyuma cyangwa se ngo atume mpora numva ko nahemutse uko byagenda kose. Mu isi y'ikosa harimo ubutumwa navuga ngo bwiza, ariko reka mbaze Benita noneho wowe, ikosa ubona riri ku isi cyangwa se ku isi dufite nk'abantu rikomeye ni irihe? Ikosa navuga rihari muri rusange ni ukubeshya. Ikinyoma. Kuko burya ikinyoma kibyara ibintu byinshi, niho hava kutizerana. Yego. Ushobora no kubeshya akantu gato nyine bikarangira havuyemo ikintu kinini. Rero ikosa rihari navuga ribumbiyemo andi makosa yose ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Okay. Kuko already kujya guca inyuma umuntu uba wasize ubeshye. Ngiye kurangura muri Kenya ukagenda gusohokana n'umukobwa Dubai, already haba hamanje kubaho ikinyoma. Cyangwa nka kubaza uvuye hehe ukambwira mvuye ahangaha kandi uvuye ahangaha, already haba hamaze kubaho ikinyoma. Rero navuga ko amakosa yose nyine ari kuri isi yose akuye mu kinyoma. Ubona ute relationship z'imisi? Ko nabivuga nuko mbibona, relationship z'iminsi ni business. Biragaragara. Asa abantu mwese ko mwahindutse. Ariko niko bigaragara nese tubihishe kandi nakubwiye ngende umugoyikazi. Umugoyikazi ntabwo ngiye kubeshya ngo njye aho ngaho mbeshye mbishyira hanze byose pe. Niko abagoyikazi tubayeho. Ubu ni business. Ni business kubera ko hari igihe ukundana n'umuntu atari uko umukunze tu, ahubwo ari ukubona nyine ari bwo hereza byose ukeneye. Cyangwa se tuvuge ushobora no kuvuga ngo ntabwo wenda ari bumenyere imisatsi, ntabwo ari bugira ate, ukavuga uriya ntabwo yambona ndi broke nyine ngo ndeke gutyo. Ngo ndeke. Ego. Nuko rero nuko biri kujya bigenda, kuko ndi kubona ubwiza butari kujya nyine ubwiza bw'abagabo nyine kuba handsome physically ntabwo nyine biri kurya muri iyi minsi. Udafite amafaranga ntabwo uri handsome kabisa. Ubwo nyine ubu handsome bwagiye mu mafaranga, kuko bireze ubona umukobwa mwiza pe, ukabona ari kumwe n'umusore mana yanjye nyine wa musore nawe ubona ukavuga yewe gawe. Ukibaza ibyari nyine nawe ugahita ubibona ukavuga uriya mukobwa ntabwo akunda uriya musore pe. Ugahita uvuga nyine ni business. Ni business. Cyakora iyi business ko numva izabahombera. Hari abizahombera n'abitazahombera. Kabisa. Ubwo nyine nyiramahirwe makeya azabigenderamo. Ni nako bigenda. Akenshi buriya nyiramahirwe makeya bigenderamo, ariko niba uzi ko wa mugani utari handsome ukaba ufite ikofi, pay attention, kuko urumva ko bigenda kose ushobora kuzarira mu myotsi. Ushobora kuzarira mu myotsi, kuko burya simbizi nimba ari ibyo, ariko umuntu ngo ugukunda cyangwa se nyine ukwitayeho nta kindi kintu ashingiyeho umubona uri broke. Ariko hari akabazo, reka nkubaza akantu gato nubwo ari wowe ugomba kumbaza. Ndagusubiza. It's okay, ntari ikiganiro kiri open, nta kibazo. Tuvuge gutyo umeze, ntabwo mbizi nyine uko umeze ku mufuka wawe, ariko nyine reka mbivuge gutyo. Nta mufuka mfite, warapfumutse. Cyangwa wambara amapantaro atagira imifuka. Umufuka warapfumutse.
ubwo nimba warapfumutse ariko ubwo wigeze kubaho tu nta kibazo ntacyo kubera ko buriya hari n'ubutawufite umufuka yego utarigeze umufuka noneho rero ari tuvuge ukundanye n'umukobwa uri broke nyine wowe uri broke akakwihanganira mugakomeza nyine ntacyo yitayeho tu akagukunda wowe noneho hakazaza undi mukobwa ufite amafaranga kumwe wari broke akaba ari we noneho ugukiza ufite nkundanye n'umukobwa ufite amafaranga ariko n'ubundi ngende broke hakaza undi uwo mukobwa tuvuge njye nawe nta mafaranga dufite ariko turakundana yego I love you you love me ariko nta mafaranga dufite nyine turanga ibyo bintu mvuze bingirirweho yego komeza kankomeze noneho hakaza undi mukobwa ku ruhande afite amafaranga kameme kakureba kumva aragukunze akakubwira ngo ino ngushingire business nyine akaguhindura ubuzima ku buryo noneho cyangwa se agukunda ariko kuko na wa wundi w'umwabanye uri broke nawe yagukundaga na n'ubu still aracyagukunda nuwe mukobwa muzakomezanya muri abo bakobwa babiri hari umukobwa wagukuye mu bukene hari n'umwabanye muri mu bukene yego ninde uzabana muri abo babiri njyewe I believe in love kurenza ibindi bintu byose biza ari tools zo gusigasira urukundo sibyo kuko uwo muntu uje mu buzima bwanjye nyuma kandi ari broke n'ubundi hari umuntu wanyihanganiye muri bwa buzima ndi broke bivuze ngo ubundi abagabo ukuntu duteye we never stop nyine igihe cyose tuba dufightinga kugira ngo ubone amafaranga ntekereza ko rongewe ahubwo natekereza uburyo ki wa mukobwa turi kumwe njye nawe wa wundi w'umukene twashaka amafaranga kuko na wa wundi ashobora kuza wa wundi ufite amafaranga ashobora kuza ugasanga wenda nabwo ntabwo bigenze neza kubera ko afite amafaranga si turabona abadamu bagira karagiteri imeze ariko sinzi n'ari bose ku buryo iyo umukobwa agize amafaranga cyangwa se umudamu ahita yumva ari super power nyine ku bintu byose bivuze ngo njyewe ku giti cyanjye naguma na wa wundi n'ubundi twasitragolinganye ahubwo tugashaka ubuzima ku buryo nyine dushobora kuba stable kuko buriya baravuga ngo l'argent ne fait pas le bonheur amafaranga ntatanga umunezero ariko ashobora kuba igikoresho cy'umunezero njyewe rero nasigarana uwo nguwo turi kumwe noneho tukaba twashaka ubuzima keretse ahubwo wa mukobwa dukundana aramutse agiye urumva hakaza undi namwemera ariko mu gihe turi kumwe nzi ko dukundana koko byanyabyo kuko niba ari ikintu cyabuze uyu munsi ku isi kino gutuma n'amadivorce aba n'ubundi nk'uko twabivugaga ugasanga ukuntu umuntu nyine kubera ko ari amafaranga arashira n'urukundo urashira ariko iyo uzi ko wakunze umuntu niyo gukoreye ikosa n'urugero njye nadukundana ukamunkunda byanyabyo utankunda hari amakuru udashobora kwihanganira ariko iyo unkunda ushobora no gusanga ndi gusambana ukambabarira ushobora gusanga ndi mu makosa ya danje ukambabarira kubera iki urankunda ariko iyo hatabayemo urukundo tukajya kubana ndakunda ni ukuri ko Imana nta kintu kiba kirimo ngero I prefer ko nafata wa wundi udafite wa wundi twasitragolinganye kuko n'ubundi still uwo mukobwa amafaranga ye nta nubwo mbanzi niyo yakuye none se urumva uwo nguwo mukobwa yaraje aragufasha uva mu bukene none nawe akubwira ko agukunda ashaka ko mubana kandi azi ko mfite undi ashobora kuba abizi cyangwa atabizi iyo ni betrayal nawe ngiye gukora reka nkubwire wamubwira ngo waramfashije wampaye amafaranga hari aho navuye hari aho nagiye ariko mfite undi mukobwa nkunda nabimubwira nabimubwira njyewe kuko ndanyuzwe noneho igihemu si ibintu bijyanye n'urukundo igihemu ntabwo gisaza usibye ko n'ibindi bihemu byose ntibisaza ushobora guhemukira umukobwa wagukunze nta kintu ufite ejo hagera hahandi ko wibwira ko ari heza nayo amafaranga wa mukobwa afite ugasanga ni scam uyu munsi turaba ubuzima
ndashaka kwereka Benita ko nkize ngenda mu modoka nziza ntuye ahantu heza ariko ntabwo mu by'ukuri tuzi ntabwo uzi aho ibyo bintu byavuye so nshobora kugenda rero nkurikiye amafaranga ngasanga wenda uwo mukobwa yanafashe credit ya banke wenda yubakamo inzu ejo bakayidusoramo cyangwa se n'inzu bakayiteza cyamunara iyo nzu wenda cyangwa se iyo modoka ikanagonga nkurikiye ibintu nta kintu aba nkurikiye ahubwo njye niba aramutse abaye ankunda nta mwana rero I'm very sorry hari undi mfite ahubwo wenda twaba inshuti nyine binashoboka yaba n'inshuti y'umu girlfriend wanjye ariko ntagiye guhemukira uwo mfite cyane niko mbitekereza nawe ufite ukuntu ubitekereza I understand yego waje kumbwira ko ukomoka mu karere ka Rubavu cyangwa se mu Bugoyi ubundi utuye ahagana he ntuye hariya hafi ya stade leta ku Majengo cyangwa mu Ibonde uri wo mu Ibonde abantu bo mu Ibonde turabasuhuje ni ukuri ndabasuhuje ariko umuntu yitegereje neza bagushyire kuri kamera wenyine ntabwo ari njye sinzi niba ari njye uri kureba nabi cyangwa ari njye urwaye amaso ndabona utameze nk'abanyarwandakazi uri kubona nsa nk'abandi none nubwo uri kuvuga ikinyarwanda ariko skin amaso imirebere yewe ngiye no kujya ku musatsi nubwo harimo dreads umeze nkaho utari umugoyi wa nyawe ndabeshye cyangwa nabikoze ntabwo ubeshye urebye neza usa nk'abantu bahe bo kuwuhe mugabane usa n'abantu bo ku mugabane wa Aziya right yeah that's what I look like and it's true ntabwo ababyeyi banjye bombi ari abagoyi nyine ngende umugoyi nyine kubera ko nkunda kuba umugoyi kandi no mu rugo akaba ari mu bugoyi niho nakuriye mu bugoyi ndi umugoyikazi papa wanjye rero ntabwo nyine ari umugoyi nta nubwo ari n'umunyarwanda yavuye muri Koreya y'Amajyepfo yahuye na mama wanjye barakundanaga ariko nta n'umwe wigeze abibwira undi uretse barakundanaga ariko nta wigeze abibwira undi yego kugira ngo byumve neza reba njye nawe dukundana ariko turi inshuti tukaba turi inshuti unkunda nanjye ngukunda ariko ntawe urerura ngo ubibwire undi ukanga kubimbwira kugira ngo wenda ntaba ntagukunda ukaba wangije na bwa bucuti twari dufitanye urabona nyine abakobwa ukuntu tumeze sinzi nimba ariko mumeze iyo turi inshuti ushobora kuba turi inshuti njya mufata nk'inshuti yanjye pe ariko nyine wambwira ko nkunda na bya bindi by'ubucuti nabwo nyine nkahita numva nabyo birapfuye yego rero nabo niko bari bameze bari inshuti uravuze ngo niko bari bameze bivuze ngo ntabwo ubu sinzi nimba ariko bakimeze nanjye ntabwo mbizi already barakundanaga nk'uko mbikubwiye ariko nta n'umwe wigeze abibwira undi rero igihe cyarageze papa wanjye nyine ajya gusubira iwabo ku munsi yari bugendeho urumva gutyo gusezerana n'amarangamutima bari basanzwe bafitanye nyine bagira uko bigenza muri uko gusezerana papa nyine yarakomeje baragenda hanyuma mama arasigara habura kominikasiyo iracika ntibongera kuvugana ariko noneho nyine iryo joro bakozemo ibyo ngibyo havuyemo ngewe ntabwo kugeza n'ubu ngubu ubwo mama na papa bari bongera kuvugana ariko nyine papa wanjye ndamuzi ukuntu muzi ntabwo namubonye ntabwo twahuye ngo mubone ariko ni fotokopi yanjye kuko ntabwo nsa na mama wanjye ni black ni mugufi njye sinzi nimba babonye ukuntu ndeshya ntabwo ndi mugufi yego nyine ntabwo dusa njye na mama wanjye ndi fotokopi ya papa wanjye yego
rero niyo mpamvu mubwiye ngo papa ndamuzi kuko ndiyizi nyine njya nireba nkibona. Ubwo rero nyine mama wanjye aracyategereje ko papa azagaruka umukunzi we, urukundo rwiwe. ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo azi ngo ari hagana he, yewe na papa we ntabwo azi ko uriho. Yego, kuko nyine yagiye atabivuze. Ntabwo tubizi nimba papa already turabizi ko papa nyine yakundaga mama wanjye, ko inshuti ziwe zaje kubitubwira ko burya yamukundaga. Ariko ubwo papa ntabwo tubizi nimba yaramenye ko mama yamukundaga, ubwo already nta nubwo azi ko babyaye. Ntabwo tubizi nimba we yarakomeje nyine urwo rukundo akarwikuramo agashaka indi famiye, wenda bakaba bafite famiye, wenda yaragize indi famiye. Nta nubwo mama wawe nuvuga ngo n'uyu munsi mama waracyategereje ko umuntu yakunze ndetse yanabyariye yagaruka. Yego, azagaruka. Mama nta wundi mugabo nawe yigeze ashaka? Nta n'undi mwana yigeze abyara? No way. Ubwo rero wasanga na papa ategereje kuzaza asanga umukunzi wiwe, cyangwa nawe akabazi ko wenda umukunzi wiwe yaba yarashatse, I don't know. Nyine ubwo turacyategereje. Nyine ubwo bikubwira ko urukundo rwa nyarwo ruracyahari, mama wanjye ararufite. Bivuze ngo nyine nanjye wasanga ndufite. Wow. Mama wenda mukunze nubwo ntamuzi, umunsuhurize. Ndamusuhuza. Nta effort wigeze ushyiramo kugira ngo umumenye papa? No, already mama wanjye yakoze ibishoboka, ampa inkundo z'abantu babiri, urwa papa wanjye n'urwa mama wanjye. Rero ntabwo byamaye umwanya wo gushaka nyine ngo njye gushakisha uwo mukunzi we. Narabiretse numva nyine icyatuma mushaka wenda no gushakira mama umukunzi we, naho njyewe already inkundo zombi z'umupapa n'umumama narazibonye. Mama wanjye yarazimpaye zose. Story ndumva imbabaje. Uburyo mama gitegereje umukunzi we akaba atazi niba arashatse cyangwa se yarabonye undi mukunzi cyangwa se yarakreye indi famiye, na papa we nawe ahari ntazi ngo hari imbuto yavuye mu byo bakoze. This life no balance. Hari nyine umva ibintu kumva, ariko hopefully ko wenda mama reka dutegereze ko Imana izamusubiza wenda wa mugani akaba yagaruka. Urumva deja ukungana gutya, reka mvuge ngo urengeje imyaka 20. Niba hashize imyaka 20 ataragaruka, mama nta nubwo atekereza gushaka undi mugabo ze? Sure. Yego, ubu ngubu aranisaziye, ari muri arenda kugera muri 50. Oh la la. Nta kundi nyine niyihangana, ariko hopefully reka dutegereze ko papa azagaruka. Ariko nyine njye mba numva iyo nkuru itababaje, ariko irimo n'isomo rindi. Irimo isomo rero, nta nubwo ikibabaje kubera ko yaba ari njye yaba mama. Ntabwo urumva mama wanjye ntabwo yaba kibabaye ko byagenda kose, mba maze imyaka irenga 20. Ntabwo ababaye rero, ntagira umuntu ubabara kubw'iyo nkuru. Ntabwo twebwe tubabaye. Ndabyumva ntabwo babaye, ariko nyine twebwe ni urugero, iyo umuntu ari gukora conta story cyangwa kureba filime, story yayo nyine ushaka kukoza. Hari nk'abantu bareba filime bakarira, hari bumva inkuru nyine nk'ingi bakaba barira. So njye impamvu imbabaje ni ukuntu mama nyine agitegereje, kandi noneho n'uwategereje akaba atazi neza ibyahabaye nyuma nyine yo kuva inaha. Nyine ubwo bibaho isomo. Nimba wanankunze nushaka kubimbwira, ko ushobora kutabimbwira bikakomeza bikuvuna, kandi wenda iyo ubimbwira ndaza kugira uko nigenza. Ujya mubivuga, ari igihe nyine bibaho ukanga kubwira umuntu ko umukunda kandi nawe yumva gukunda. Burangiye ukuntu ntekereza, abakobwa twakagombye kuba natwe tunakwa pe. Ese gute ngenza ukunda umuntu nkazarindira ko aza kumbwira ko nkunda?
kwaza no kunsaba we ubu ngubu nta kuntu babigenza nanjye nakunda umuntu ahita njye namubwira ngewe ndagukunda urankunda cyangwa ntunkunda yambwira yenda gukunda twite dukundana byaba ngombwa nkanamukwa yambwira singukunda nkubwira ye sawa nkikomereza azi ko ndetse ndagusekeje we uzi ko nkukoreye ari ubunini mugoroba cyagora uranjimije ntabwo uzi icyo nkukoreye amasaha rese uko uwo witwa umukobwa nubwo byasaba ko natwe baduhindura amazina oya ntabyo guhindura amazina urabona biriya ngo nta mukobwa ubwira umuhungu ko yamukunze ko nyine ngo biba ari ishyano biriya bintu biravunana pe ibaze kuzarindira umuntu ko aza kumbwira ko nkunda we ubuze natabimbwira ubwo nanjye nzabireka sinabona uko mubwira ko mukunda noneho ubwo nzategereza nimba nshaka umusore muremure w'inzobe cyangwa se w'igikara mukunda abasore barebare aho kuzi kujya ibaze kujya guhobera umusore rero ukajya kunama gufata gutya ariko abasore bagufi umubazi nyine rega sha hari ibintu nyine byamaze gufata formule nimba uzi ko 5 iri hejuru ya 4 wibaze nawe couple umusore ni mugufi y'umukobwa ageze iriya nyine uhita ubona bisukona ni kwa kundi ushobora kwambara wenda nk'ipantaro inyuma y'ijipo cyangwa se ukambara ipantaro igeze hasi ugahita urenzaho n'agakabutura reka twitere imbere ntabwo namushobora ntabwo mbaciye intege abasore bagufi y'abankunda mujye muza mubimbwire ni ukuri hari igihe urabizi ko hari igihe uvuga wenda nk'ubu nkicara nkavuga ngo ngomba gushakana n'umusore w'inzobe nkunda umusore w'inzobe urabizi ko hari umusore ushobora kuza ari igikara nkava mu byanjye bya bindi navugaga ngo nshaka umusore w'inzobe nkazasanga ahubwo w'igikara ari we wanjye cyakora bibaho pe ubwo nyine ubundi abakobwa abasore mu murema babaho abasore twese twahita turi kure kuko umukobwa akubwira umusore ashaka ukumva umusore kiretse amwiremeye nk'ubu ngubu nkubwiye umusore ubundi mu bwonko nshaka mubwiye ndumva ufite nk'amatsiko nawe nakubwiye ntabwo abaho nyine ntabwo abaho kuko urumva iyo ugiye kurema umusore wowe umukobwa iyo ngiye kumurema nta kanenge na kamwe namushyiraho noneho kandi n'indi muntu n'umwe utagira intego uko byagenda kose hari icyo ababura rero uwo musore twebwe turaba mu mitwe yacu nyine ntawubaho bivuze rero nyine ko turategereza uje nyine tukavuga oke afite wenda mu bintu navuze nka 7 byibuze afite 4 ubwo nyine ukakira ibyo ngibyo wigeze ubwira umuhungu umukunda ubwo nyine mbibabwira uko babimbwiye ndagukunda nawe ndagukunda wenda ndavuga nyine wowe ukabona umujama ukavuga ati ebana ngombe nyine mbimbwire hari umuhungu ntabwo si ubu nare bimubwiye nyine twari inshuti ariko nyine mukunda ntabwo niza mubwira ngo ni ukuri ndagukunda ari gukoresha amarenga nyine nabimubwiraga ariko turi mu kintu ku buryo atumva ibyo nshaka kuvuga njye already nkaba navuze ibyo nshaka kuvuga ariko nanone nkavuga ku buryo atari bubashe kumva ibyo nshaka kuvuga mbese urumva ariko rero namwe mujya mukora amakosa niba bivuze gutyo utekereza ko haje nk'undi mukobwa w'inkonkobotsi nahita mutwara si byo bibazo bitubaho se ubwo nyine nari kubivuga bikava mu nzira nkanamukwa none ngo ntitwabivuga iki ni ikibazo pe dukwiye kubyigaho tukazajya tubyivugira tukanakwa Beni story ya mama wawe na papa wawe uko byagenda kose hari ishusho cyangwa se hari icyo yakwigishije mu buzima bwawe uyu munsi urimo yego
ikintu yanyigishije harimo kwihangana, harimo no gukora cyane, kuko urumva nimba mama wanjye yarandaze ari wenyine buze yarakoze cyane. yego. Nyine umbajije umuntu uzi ubwenge nakubwira mama, kuko hari ibintu akora nkavuga mbaye nzi ubwenge nk'ubwo mama wanjye afite, ni ababiliyoneri nyine nkabona ko nagera ku bintu byinshi cyane. Ni umugore ugira umuhate, ukora cyane, nyine arakora pe, hahandi ubona akavuga ibi bintu hari n'umugabo utabikora. Mama wanjye we rero arabikora, nyine agira umuhate, arakora. Rero nyine byansigiye isomo kwihangana, gukora, nyine noneho no kuba independent, nyine ku buryo kurumva ntabwo mama wawe nta mugabo n'umwe yigeze amuhereza ubufasha, donc we yarakoze tu. Wow. Ubwo rero nyine nawe ndashaka kuzamera nka mama, agira ku kwihangana, kandi nyine nkazabaho nta muntu nyine anyway kudependinga ku muntu. Ubwo ni mfata umwanzuro wo kuba ngiye gushyingirwa mpane n'umugabo twubaka umuryango, already nyine nzamudependingaho, hari ukuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nzamudependingaho. Ariko noneho mu gihe ntaramugira ndashaka kuzakora cyane ku buryo navuga ngo kanaka aranyishyurira inzu, nyine kwa kundi bihari ngo hano hari unyishyurira inzu, hano hari meza transport, hano hari uwa gaze, hano hari imisatsi. Ako kantu ndashaka ko katazambaho rero. Nyine nkaba mvuga ngo ndabyimenyeye, byibuze nkazadependinga ku muntu, ari uko tuvuga nyine tugiye mu rugo already, umugore n'umugabo bagomba kudependinga naho. Nuko nguko bizagenda, ariko bitavuze ko ubu ngubu nshobora kudependinga ku wundi muntu. Nyine ubu ngubu ntabwo byari byaza, nshobora no kugira hari hanze aho kubwira shawe wantegeye moto ariko ntabwo yego. Ngize akandi kabazo k'amatsiko, ndibaza ngo Benita uyu munsi, nubwo nyine papa utamuzi, ariko hari igihe umuntu ahita yinteresa ku gihugu nyine wenda umubyeyi avukamo. Wigeze utekereza nko kumenya igikoreya? No, ntacyo nigeze nshaka kumenya. Icyo nzi ni izina yiwe yitwaga Kim Yeon-jul. Kim Yeon-jul. Sinzi ngo binasobanuye icyo, already nyine iryo ni izina ryiwe nzi. Ntago nifuje kukimenya, sibyo ko n'ubundi nkunda filime z'Inyakoreya, zira za kera zo muri Kingdom Empires, ndazikunda kuzireba. N'ubu ngubu ndayifite yitwa The Missing Crown Prince. Nyine ndazikunda kuzireba, ariko ntabwo nyine mba ndi interested ku rurimi rwabo. Reka tugare ku musozo, ariko mbere y'uko ngana ku musozo uraza kumbwira inzozi zawe muri sinema, cyane ko uracyari mushya, ariko ufite inzozi ko byenda kose nk'umukobwa wifuza kwiteza imbere, wifuza kuba yagira umusanzu atanga kuri sinema nyarwanda. Inzozi zawe ni izihe muri sinema? Inzozi zanjye muri sinema already ni ukutera imbere, noneho nkazagira n'abandi b'inyuma nteza imbere. Kuko nk'ubu ngubu hari n'inshuti zanjye mfite zibikunda zinabishoboye, ariko zitarabona amahirwe yo kuba zabikora. Abo ngabo rero mu nzozi zanjye ndashaka nabo kuzagira abantu amahirwe yo kuba bakwerekana impano yabo, bakerekana nabo icyo bashoboye. Mujye kureba filime yitwa Isi y'Ikosa, n'ubundi ni main actress muri iyo filime ayikinamo, yakubwiye story ukuntu imeze, ukuntu akina afite boyfriend babiri, ariko baza amazina atandukanye ya Benita. Mushobora kubireba, ndaza no kuyipininga hano kuri iki kiganiro hasi. Ubundi nanjye gushimire cyane kuba kuri iki kiganiro Benita, wakoze cyane. Nizere ko uzajya twitera story, njye nakunze kuri bitera story. Nzajya nza ngutera story, niba ngombwa nawe nkuhimbire. Ago muri nyuma y'igenzanya mbikubwira, nzayambwira ngo nakubeshyaga. Wakoze rero, kandi uzagira amasomo meza, nkwifuriza success. Ikindi message nshaka guha abamama bose bafite barera bonyine, sirtu cyane abamama nyine abadamu badafite abagabo,
abakobwa batewe inda zitateganyijwe, nyine babandi bose ari muri bwa buzima bwo kuba bari kurera bonyine. Hari igihe mba numva nyine sinzi urukundo bakunda ukuntu nyine narubasobanurira, kuko impamvu nyine muri strong cyane, kandi Nyagasani ajya abaha umugisha, kuko buriya iyo ufashe inshingano ntutererane n'ubundi umwana wawe. Hari ababajugunya, nta makosa ntemera, ariko umuntu wese wemeye akambwira ati umwana araje, reka murere, reka ndwane nawe, reka mbe strong, reka nshake imirimo nkore, mwumve ngo ndabakunda kabisa. Kuko hari ikintu kinini buriya ubika umwana, kuko nka Benita hari ubundi buzima nyine arimo kurema, kandi akwifuriza kuzagera kure, sibyo? Merci beaucoup, murakoze cyane n'ukuri. Yego, reka rero mbashimire cyane aho twabanye muri kiganiro. Dusubire mu bindi biganiro bitandukanye by'imyidagaduro hano kuri Leya Entertainment. Ubundi nkubwire ngo niba ushaka gukina filime nk'uko Benita yageze hano, nawe uko byenda kose arifuza gutera imbere, ariko twebwe twitwa Igicumbi Cinema Center. Ushobora kuza hano ugakina filime, cyangwa se ukigishwa kuzandika, gukora lighting, gukora sound, editinga, byose kuziyobora, ubundi ukaba watera imbere nk'uko ubyifuza. Hamagara 0788 34 58 31 niba kwitaba, cyangwa se nanjye ushobora no kumpamagara 88 nanjye nagufasha kugira ngo mbe nakugeza mu Gicumbi Cinema Center. Nyagasani bishimire. Call me no head. Blessings.